kandi bene imigisha mukaba bene u Rwanda. Ndavuga mwe mwese mwaweranye amenyo mukawutamirana ubwuzu, umuco wacu, umuco nyarwanda ukaba urutirigongo twigoragorezaho tugatsinda ubugorogoro bwose. None rero nagize ngo dutaramane kandi kinyarwanda, dukangaze tudakanga imitima y'abemera, cyane cyane abato bagitaguza, ndetse rubyiruko mwe mumbe hafi maze twenyegeze uyu mwasi udacumbeka mu muco wacu. None rero turagaruka ku bikoresho bimwe na bimwe tutamenyereye. Nk'iki mureba aha ni umuvure bengeramo ibitoki bakabona umutobe ndetse kugera ku rwagwa. Murabona ko kandi uteretse ku kirago, nicyo bapfukamaho benga. Mu nguni hariya murahabona ikibindi, ni ikibindi bashyiramo umutobe nyine iyo bamaze kwenga. Hejuru yacyo kandi murahabona ubutanda, nibwo bakamuriraho igikatsi. Hanyuma kandi muraza kubona n'inzu zitandukanye ndetse n'urugo, abamenyereye ibipangu by'amatafari ndetse n'ibindi. Uru ni urugo rwa kinyarwanda. Aha rero murabona ikigega, iki nicyo bahunikagamo imyaka hambere, uwejeje agashyiramo aha mu myaka itunganyije yumye neza, hanyuma akamenya kubikira iminsi. Uru ni rwa rugo rwacu, ni urugo rucinyiye murarubona, rufite imbariro n'imiganda. Iyi nzu nayo rero mubona aha ngaha niyo yitwa gakondo, ikabarizwamo n'ibi bikoresho nk'uruho cyangwa urukiza, hakabamo igisabo ndetse n'ibindi. Iyi nzu rero kandi ntabwo ari ibyo gusa byonyine bibamo, nk'uko dukomeza tubibona harimo byinshi bitandukanye. Iyo winjiye aha muri iri rebe ry'umuryango, ukagera mu nzu wisanzuye hirya no hino, harimo byinshi mu by'ukuri. Harimo imiterere yayo, iyi nzu ifite uko iteye. Hanyuma kandi akamureba ku muryango gahinnye niko kitwaga inyegamo, niyo bakingishaga. Hanyuma inkuta zayo rero zikitwa insika, arizo mureba hariya zigizwe n'imbingo. Hari ibuye mureba hariya ni urusyo, ndetse ruri kumwe n'ingasire yarwo, nirwo baseragaho amasaka. Hakaba isekuru, ngira ngo murabona n'inkono zitandukanye. Iyi nzu rero ya kinyarwanda ikabamo byinshi. Aha bati urira rubona ubona ishyano, ni uburiri bw'umwami. Murabona aho nzamuka hariya ngana ku rutara, ntabwo cyari igitanda ahubwo bacyita urutara. Akaba ariho abantu baryamaga, abantu bararaga ndetse bisanzuye kandi bitaruye ubutaka. Ngayo nguko rero, nimwishyuke rero bene Imana kandi bene imigisha, ndetse mbashimire abantu bagerageje kubaza ibyo badasobanukiwe aha ngaha. Mbasezeranya ko hari n'ibindi turi kubategurira. Nimugire Imana mubeho.